Nose na Gihozo nawe baramwishyura. Nicyo kibazo. Wese baba bakwishyuye. Gihozo twahuriye mu kiganiro kuri DJ Simedi. Dukorana ikiganiro. Niwe watangiye iyi histoire yo kuvuga ngo yaguye muri 800. Njyandiye ni 30. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Abo mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi dutuye. Nitwa Patrick the Entertainer, ni YouTube yitwa Wisdom TV. Urakora subscribe niba utarabikora. Yaka mwana umeze fresh? Ibintu ni amahoro. Nubunane? Ndakubwiye ngo. Marya ubunane. Hari inkoko? Hari inkoko? Oya nabanje ikirayi ariko n'agakoko mu kanya. Bukageze kumbabu. Abantu babazi kuvuga ngo ibikune ibintu byo kurongora gusa. Oya rimwe na rimwe utajya urya. Rimwe na rimwe ndarya keretse we niyo maze iminsi ndi gusinda. Ariko iyo maze niyo nori gusinda bana ndaporiza kabisa. Ushobora kumara nk'iminsi ngayo utarimo utararyaka. Iyo ndi gusinda nkora muri mwe n'ikirayi kimwe ntago nakimara. Ariko iyo nari kurya igikoma urabona ndiko kino kirayi kirasa neza noneho ikintu cyitwa urunyanya ruriho. Sibyo nakubwiye niyo mpamvu dore imbogo yikoza nyamashe gahita garuki. Uzi ko nagashaka kumara n'iminsi ibiri. Yeka ikirayi cyara mu ryohe cyo mwe mugi. Yaka wava Kigali. Mva hano njya. Na Amerika waretse kujya. Wallahi ndavana ruko barashe. Urabona iki kirayi wakitereye. Niyo mpamvu ngo dore imbogo bigenda bite. Dore imbogo yikoza nyamashe iminsi ibiri. Agahita agaruka Kigali. Kubera ikirayi gisize. Cyakora abakire barya neza kweri. Barabagabo bura baba bafite ibida bini. Barabagabo bararya. No kubera ko rya sikirayi. Zayobora barabagabo babyibushye. Rero umugabo nzi mu modoka ye. Eba ndakubwiye haba harimo imineke, harimo izi za Goromisheri, za Kamara, eba ni ibintu byose. Barabagabo bura ntuzabakinisha. Nago busa ngo butunga. Umuntu agana kuri ngo yari. Bagabo bangana kuri ugere ngo ntabwo bararya. Nawe uriye nka kuriya wabyibuha. Ngiye uretse no kubyibuha. Niyo maze nk'iminsi nk'itatu, ine ndi kunywa igikoma kiri mu icyushyu n'agasukari keza karinganiye. Agakoma se ujya ukabasha? Usanga ndi kuyaga. Agakoma ujya ukabasha se? Buri igikoma ngeyo nakibonye n'ibiryo wabireka. Cyabindi mwihaye ngo nta mugabo nk'ugikoma. Ngiyo nakibonye. Ndakubwiye. Agakoma ni sawa ariko agakoma nta n'umuntu utakemera babijijisha. Bavuga ngo nta mugabo utanywa igikoma wabakinywa. Ngiye hari umugabo nzi duturanye muri quartier. Yahaye umugore w'itegeko. Teremusi y'abana biyuzuye igikoma niyeye ku ruhande. Yuzuye igikoma. Ntabwo yasangira n'abana igikoma. Abo none banywera mu jaga. Anywera igikoma mu jaga ari kugihoza neza. Abahoza agakoma. Ariko urebye ukuntu abari kuyaga. Buri impamvu twebwe tunisiga amavuta ntadufate. Nukurya nabi n'amaraso make. Nta maraso make basanga umuntu yisiza amavuta ahabwa agakushuka. Ukavuvuka agasa ni service ukavuvuka ugasanga umuntu ari umuntu yavubuka yarabaye nka kawunga kuba umweru nka kawunga kubera kurya nabi. Iyo umuntu arya neza arayaga mwana n'agasatsi gasa neza. Uzarebe n'abana bo mu bakire kunywa igikoma ka mayoneze usanga umwana afite toto ka mayoneze ka burubande ku mugati. Urara abantu ufite umwana mutoya buriya bya bintu bivanga umwana ngo litiro y'inshyushyu kumuha amata. Buriya amata nta kamaro afite nk'igikoma. Uzere umwana wanyweye igikoma ebana afite mu mutwe afite ari kuyaga ubona n'umubiri we afite umubiri mwiza. Igikoma bura iyo nakibonye ndakubwiye ngo agakoma ni ibintu byose. Twarigisha uziko najya njya kukivumba no kuri primaire. Watukemba. Nakuvumba igikoma kuri primaire bakama kajaga n'udukombe tubiri. Wowe turage n'ishuri se. Kemba. Eba na sayine bakinga sayine nahageze. Igikoma. Gikira ariko ni igikira kire ni filter ariko.
ni ifiriti hano ni ikirayi cy'umwimerere. asa amafaranga wayakuye yaka njye abantu barandemera nuko bari abayago babigira badanje buriya yago njye naravuze yago nagasaba yakuriye amafaranga yari amafaranga y'ura mukobwa ntuza Gihozo smart guy smart guy yari ngo 800 ariko najyaho nabivuga ngo yakayasinze ngo babakwishyura ariko smart guy uri kumutangaza nawe yasinze sera ngo barakwishyura ariko barakwishyura ngo uzumusebye ngo ndemusebye nose na Gihozo nawe baramwishyura nicyo kibazo wese babakwishyura Gihozo twahuriye mu kiganiro kuri GJC Media dukorana ikiganiro niwe watangiye iyi histoire yo kuvuga ngo yagoya muri 800 njyandiye ni 30 naranihanaguye bebana azaguremo indege Gihozo yarambwiye ngo niwe ngo wakoreye indirimbo yago ngo 800 ngo yago yabikozemo indirimbo ngo naramuremeye akuramo indirimbo ako se yago kukigira mu imbere ya kamera akagarigariza abantu ko ari umwana mwiza ngo afasha abantu naho ari kubarya amafaranga nk'iyo ugiye ugakoresha umuntu ufite uburwayi runaka ukamukoresha interview abadiaspora uretse n'abadiaspora n'abandi bose bari hano bakamuremera kwa kundi bayanyuza kuri yago akirira kandi n'uwamukoresha ikiganiro n'uwamukubita akantu nawe aramwishyura yarangiza akagenda akamiragura nese biriya bizamugeza he nese yago ngo kuba kujya yiyorobeka mu bantu yigira mwiza kandi ari umwisikoro biriya ni ubwisikoro si umutekamitwe se ariko ababeshya abantu ngo aremera abantu ngo ni umwana none nabonye yarabaye n'umuhanzi da asigaye akora indirimbo none kwigira beza turabazi naho ubundi kugerekeranye n'ikirayi cyo ni mabuji wanyibutse asi niwe wohereje umufumo amadolari yo senkani ngo ati foto senkani gende ntawe uringanire n'ameza nk'abandi ubwo urumva uragura rero uzi ko narimerwa kurya ku gakoko Asiya kiri hano nibwo aheruka agakoko Asiya niyo twebwe turi mu rugo kuri abizingiye n'abagiye iyo yabaga yakaranze inyama ariwe wigiriye mu gikoni umukozi yamushize ku ruhande ariwe watetse za nyama zikiri mu mavuta ari gukaranga yashaburiragaho mbere zitarajyamo amazi zitarajyamo ibirungo zimwe zikiri mu mavuta zumutse umwana wanjye yakariye gahita nkubita nk'inyama nk'eshatu nziza abanza nkazisiga ariko nawe ngo yaragucuruzaga nawe ngo yakorereyeho ni nkana nubwo muvuga yago nawe ngo yakorereye tekereza Asiya nabagiwe mu rugo meze nk'umwana mu rugo urya inyama ikaranze itarimo amazi twashutinga filime akampemba nk'abandi nta nzu nishyura nta mazi ntaki ubwo si umuntu wamunganye nese mureka kuvugana ryari ejo bundi twaravuganye nta kiganiro azagaruka ryase ntakibonye kabisa k'iminota 21 ngira ngo hariya none yanyeretse inyama yari atiri gukaranga muri Amerika ndavuga mana yanjye wasimbukiye naho habaye inyama se uya mabuja yagize ahita atangira gupiga ubu niwe usapurayinga amakampani abantu baba bari mu mirimo niwe basapurayinga icyo kurya asigaye atanga inyama aba Boston ahantu bita Streetman Boston niho yibera ntaho yibereye ry'amafaranga y'abakire akora yaravuze ati arabanza by'umwihariko gushimira abanyarwanda yasanze muri me baramufashije kuko nibo bamuteza imbere nibo bakiriya be bura kugera ahantu umwana hatuye bura muri Amerika hatuye y'abantu benshi hari abakongomani hari abanigeria hari abaturutse bashobora kujyana muri quartier ukibura ugasanga nta n'umunyarwanda n'umwabo ariko ugize amahirwe ugatura muri quartier imwe abanyarwanda baragufasha baragusapotinga bakugushakira n'akazi bakakumenyereza ubuzima ariko ugize amahirwe mabi bagukubita nk'ahantu hari abazungu gusa n'abandi bagiye baturuka mu bindi bihugu utazi abantu uribu ubukore ko bwarabaye nuko ubukwe ntabwo buraba ntabwo buraba mbese abana n'umugabo we ari kumwe n'umugabo we ese ubwo abana batarakora ubukwe barabana ariko ubukwe ntabwo buraba
yavuye hano yaramufatiye irembo ariko uko ntabwo bura ka mayoneze ariko ntabwo urimo ugashyira mayoneze burangiye ntabwo nyikunda cyane hari ukuntu iransema irasema mayoneze dore imbogo nayo ngo ntabwo ari ibintu bya mayoneze ngo wapi ariko hari umurundi wambwiye ngo mayoneze burya ngo ituma umuntu abyibuha ngo iyo cyane urabyibuha rwose ni ukujya ugerageza ese uba ushaka kubyibuha ntabwo nshaka kubyibuha iyo sayizi yanjye ni iyi ngira ngo nzajye kuzana amabuno nk'ay'abagore hari abagabo njya mbona mu muhanda ugasanga afite ikibuno kibiti cy'umugore uriya ni umugabo bikagucanga reba nk'uyu mugabo amatuza afite ugasanga umuntu w'umugabo rwose reba n'umugabo amatuza afite reba afite amabere ni amabere ngo nakitoza reba nka fisi nyamunini ujya ubona amabere afite ayarusha abagore fisi ni umugore fisi ni umugabo ariko hari abagore arusha amabere cyane ujya ubibona se fisi nyamunini amabere afite wagira ngo barayapompye njya numva ngo mu Bugande ngo hari ukuntu bayapompa waba ufite utubere dutoya rwose akagenda akaba manini ukagira ngo yonse ibyihebe ntabwo rero ubishaka rero ufite amabere rwose ukagira ngo yonse abanyonzi ba Nyabugogo bose ntabwo ushaka kubyibuha ari ukubyibuha ugakabya sagaraye biba bikabira uba ushaka kwigumira kuri iyo sayizi rwose ugasanga warengeje urugero ndetse ibyo gushaka umugore y'akantu n'ubu nta gahunda y'umugore njye gahunda yo gushaka umugore umukobwa uwo ari we wese mbabwire mwa bakobwa muri mu mujyi wa Kigali umukobwa wumva yashaka kuba umugore wayaka uwo ari we wese ariko ufite umuco ariko ntabyo kuvuga ngo tuzarenza amezi 3 ni amezi 3 ugacomoka nanjye gakomeza amezi 3 ucomoka ngashaka uzi wazaba ni umugore amezi 3 ubwo agiye umuteye inda cyeka niba utabyara oya ntabwo nshaka nta mugore nshaka wo kuvuga ngo nzamutera inda ngo tubyare nta mwana nkeneye abana nabo kudukonsoma uzafata umwana umujyane hari mu soko Nyabugogo ntabwo urebe ko warugwa n'ibihumbi 10 cyabita ndetse umwana wo gukonsoma wewe umubyeyi ko ugomba kumurira inshinga uzajye ugurisha umwana urebe ko warugwa amafaranga ndetse umwana wawe umugurishiriza iki ndetse nk'abari abagore batabyara baba bakeneye abana ndetse umwana wamubyara ngo umugurishe yaka ntabwo ujya wumva bajya kwiba abana mu bitaro se cyo kora baba akajyayo agacunga umuntu wabyaye yazubara agata umwana akamwiba rwose akaba aramutwaye abantu babuze urubyaro ikindi nk'abantu koko ugasanga nk'umuntu w'umugabo agiye gufata umwana w'imyaka 6-5 akamuviyora nk'uwo iyo bamukatiye 30 muri gereza ubwo bavuga ngo umuntu baramurenganya iba ari mike wumva itabari mike njyewe mfite uburenganzira ntabone ukujya mbashyira ku giti hariya tukabarasa wumva ngo wafashe umwana kumwe reba indaya ziri hanze reba abapfakazi bari hano babuze abagabo warangiza ugatinyuka ukajya gufata umwana kumwe ariko nk'indaya ya make ugeze kurongora yarangahe indaya singiye ko ngiwe baranankopa indaya iyo mumenyeranye aranagukopa yiri umukiriya mwiza ugiye kuri botike basanzwe bakuye kuri botike ufata umuceri cyangwa ibitunguru kagukopa ariko nawe wayabona ukayaza ugahita wishyura izi wowe ziragukopa barankopa rwose na n'ubu ngewe nayo urambura se na n'ubu ngewe naraye kunda rwose bita Rayisa no mu Kanyara ari kumamagara nayo urambura se nayo urambura oya buriya ninge muntu n'indaya zose twahuye indaya zose twahuye zanangira ubuhamya wishyura neza ninge muntu wishyura indaya neza banangira ubuhamya rwose eba ninge mukiriya w'indaya wishyura eba ese uhitamo imeze iyo ugiye guhitamo uhitamo isa neza cyangwa biterwa nuko washyizemo agacupa nta mwanya wo guhitamo ufite rero wewe nashyizemo icupa nubwo waba uri umusazi ndagutekura rwose urabona kurondora umuntu muzima mbere umusazi aranaryoha uzi impamvu umusazi aryoha se umusazi uba uri kugira vuba kugira ngo atagusara n'inyituru yakibana buriya kuyo agaturu
nko kwiba umugono nakubwiye turira ryoha cyane kuko bariya vuba nakajura umusazi uvuga ati bitaza kunjagurana bitaza kunjagurana akagusarana akaba yanaguhitana ndetse cya kibazo wari ufite ngo cyo kugira vuba iki ni ikirayi mwabagabo kihoro nyanya ariko sha aka gakuru karimo yakazajya kwipimisha kuko waranduye ugakuru akawe kamaze iminsi oya nge nanjye narababwiye nta kizere nifitiye nta kizere nifitiye niyo mpamvu ntajya no kwipimisha kuko igisubizo cyanjye ndagikeka ko wanduye twari ndarana n'indaya iri kurya n'imiti ari kurya n'ibinini tukarana kandi nkamanuka Kizimbabwe si ukwiyahura mwana si ukwiyahura Imana niyo iturinda abantu Imana niyo irinda arimo kunywa imiti ubibona mbibona rwose ariko bitewe n'icupa tugakora niyo mpamvu udashobora kujya kwipimisha rero ejo twari turi kumwe n'indaya ebyiri turi babiri tugatangirira rimwe kugira ngo turebe barasoza mbere sheri ubona abandi batatangiye ngice neza samura amaguru tugatangirira rimwe tukareba uri busoze mbere niba ndyamye ejo twiriwe mu buriri ninde wasoje mbere se ninde wasoje mbere nari nashyizemo icupa umutepe yari ari kurangiza nkamurushaho iminota nk'icumi n'ibiri gutyo ntabwo ukirangiza vuba noneho ntabwo ukirangiza vuba byarakemutse twaranaguranaga ntajya kuwe nawe akagaruka kuwanjye kuko twari turi ku buriri mbese bamwishyuye angahe bamwishyuye angahe njye nari nanarayeyo kuko we yahansanze mu gitondo nari narayeyo naraye hagati y'abagore babiri kurara hagati y'abagore babiri ni umunyenga uva hano birindo ukana agushe adroite agushe adroite ijuru wumva ribaho ijuru rya mbere ni isare iyo uri kurya ikirayi uri kumwe n'umwana mwiza n'umukobwa n'usoma n'akabyeri ntuzi kurya ibihumbi 200 ukayarya utararanye n'umwana ujya ukora no kubuno nawe wumva ukuntu yeza agira neza mbese ukayarya tuzapfa abantu tujye turya tukiriho ngewe mbibwira abantu tujye turya tukiriho kuko ejo tuzapfa tubisige n'uwo mwana umwumve hari ikimana yabaduhereye ariko nk'icyumweru gishobora gucaho hari ikimana yabaduhereye yaka nk'icyumweru cyacaho nk'icyumweru cyacaho icyumweru ntabwo byashoboka bivuze nk'iminsi nk'itatu niyo myinshi icaho uzi ko wajya wabona ikire muganga yakwandikiye ngewe ntihazagire impamvu njya kubeshya abagore barabonetse mana yanjye hari inda za 500 hari iz'igihumbi hari za 5 bitewe n'uko ufite mana yanjye urya uko ushaka buri wese bitewe n'ubwo ni kofi ya 500 bimeze tubwo ya 500 bimeze ite ni za Sodoma ariko abagore bose ni bamwe nose icyo ubushaka si ugusoza iyo ushoje uburuhutse uburuhutse umubiri ntabwo bose ari bamwe ariko oya bamukagatare bo babaho mujya mukubitana bamukagatare babaho rwose ntazagira umukobwa umbeshya mujya mukubitana se ngo abakobwa bitwa bamukagatare barahari rwose reka mujya muhura ugasanga umuntu yarumye rwose nta kigenda ntugakora ahubwo ukanakomereka bitewe n'iki yarakakaye ari nko ku rutare kandi nawe gukomereka nibyo bituma unahandurira ariko nta nubwo ujya ukuramo ipantaro ngo uramanura gusa urabona iyo ari indaya ipantaro njya nyigeza hano munsi y'amavi kugira ngo niba nangurukane ibintu bitaza kungura nangurukane bite nkomerezaho urugendo tucaho rwose vuba cyane reka hari umuntu wizeye muri burare ushobora gukuramo ariko njye nta ndaya njya nizere kuko indaya nta rukundo zigira indaya ziba ziri gucuruza mupfana amafaranga nkazagira indaya ikwibwirishwa ngo sheri ngo bya sheri
ndaye biri gucuruza niho ujya guhaha kuri botike nangwa se ukajya kugura amakarara mu isoko nangwa ni mangushye akwita sheri kuri bo mwishyura ese wumva yakwihinduka sheri y'uwo mwanya uzi ko hari n'uwo muba muryamanye ari guhamagara undi reka ati simbuka gira vuba mwakajya nabubwira ati gira vuba undi mukiriya araje ujya iwazo se ujya aho ziba nose n'iyo ndaye nkubwira nararanye nayo waraye iwayo naraye iwayo hari n'igihe ngerayo ngasanga bantanzeyo ngategereza hari tuba turi ku murongo reka umurongo dutonze umurongo umwe avayo undi yinjira mu cyumba tuba turi muri salo tujya muri salo wa mbere akinjira mu cyumba yasoza agakurikiraho cyakora abagore baranakomeye ku munsi ukajya muri nka bane se yamaye nka bane gusa reka hari abageraho bagatinda hari abahungu bazi gutunganya abagore umuntu akagira akamaro nk'amasaha abiri wowe ukiri aho ugitegereje kandi wowe uri bujye mukamara iminota n'amasegonda ese ubwo nuba wandemeye wowe se ubwo nibagusohora mu ijoro mwana nibagusohora mu ijoro kugusohora biterwa n'uko wishyuye niba muri bukora icyo bita kupurese kupurese ubwo ni ukuvuga iki ni kakandi ka vuba vuba cyihuse ugahita ucaho bitewe n'ukuntu wishyuye nuba wishyuye ari burare biba bitandukanye ubwo ari umuntu wawe musanzwe mumenyeranye nk'uriya wanjye nta wundi mukiriya afite ushobora no kurara gushyiramo imiyaga rimwe nakubwiye ngo wajya nkupa ariko nawe uje wayabona ukayazana Asiya rero turimo tugana ku musozo musoze namushimira ko yaguze akarayi keza cyane kameze fresh ndashimira mabuja by'umwihariko nabandi bana ariko bari hanze bajya bakuremera nshimira by'umwihariko mu diaspora bita Mondia akunda kuguha ibicaro ko cyane niwe wanangije Noheli kabisa kuri Noheli kugeza ku bunane niwe wantunze uyu mwaka kabisa aguha amafaranga aragana he 150 aba New York niho yibera New York suza abantu ariko n'abakongomani baba badukurikiranye muri ingana oya abakongomani sitaki oya barya ubugari bwabo n'isambaza zabo ngewe oya ntabwo ndi kumwe nabo yaka wakoze cyane kutuganiriza sawa namwe murakoze cyane ariko rero iki kirayi ntabwo nagisiga hano